Halo. Halo. Oui, mwiriwe. Mwiriwe neza. Yego. Nitwa Irakoze Jeannette. So, ndagira ngo nsobanurire ku kibazo cyakubayeho, ngenda umunyamakuru. Okay. Ngewe icyambere cyo. Nyine ndi umwana wa gatatu mu muryango wacu. Nakundanyeho n'umuhungu. Ako uwo muhungu yari yarakundanyeho na mukuru wanjye. Noneho baza gupfa iby'imyemerere kubera ko nyine hari iby'umuhungu yabuzaga umukobwa gukora. Biba ngombwa yuko batandukana. Ariko icyo gihe cyose navuganaga n'uwo muhungu kuko urumva yakundanaga na mukuru wanjye nari muzi. Noneho batandukanye. Nza kubimenya ko batandukanye, umuhungu ari ubimbwiye. Nza gukora n'ubushakashatsi nyine mbibwiraho nyine mbibazaho na mukuru wanjye. Mukuru wanjye amuhereza amakuru y'uko batandukanye kubera imyumvire. Noneho birangiye nyine ubwo ngubwo ntangira gukundana nawe. Ariko muri uko gukundana nawe uretse gatoya. Yes. Mumbabarire, nari ngize ikibazo cyo kuba naho ndi nyine nta mutekano nari mfite. Yego, nta kibazo. Impamvu byasabye ko mbanza kwimuka. Nari ndi kubabwira yuko nyine ubu ngitangira gukundana nawe. Mukuru wanjye nyine yahise atangira kuturwanya. Arambwira ati ninkomeza gukundana nawe ibintu bizaba bibi. Kandi nyine urumva nayo ifite uburenganzira bwo kuba nakundana nawe kuko mfite imyaka y'ubukure. Kandi mfite imyaka 20. Uriga? Yego, nigaga muri kaminuza. Mu wa kabiri hariya muri Awuka. Nuko nguko rero ubwo ngubwo. Ariko muri ubwo buryo mbere yaho twari dufite nyine ikibazo cy'uburenganzira buke hano mu rugo. Ntabwo twemerewe kuba twasohoka tugafungiranye, nanjye ubwanjye ndafungiranye. Ntabwo twemerewe gutunga telefoni, ni telefone nabwo nyitunze mu buryo buhishe. Ntabwo twemereye, mbese bwa burenganzira bwose umwana nyine agomba ku mubyeyi ntabwo tubwemerewe. Bakabwira ko ikibazo ari cyiza. Ikibazo nyine akenshi ni imyumvire yabo y'uko bagomba kurera umwana nyine uko babyumva. Kuko nk'ubu ngubu baba bashaka ko badufatira imyanzuro y'ibyo bagomba gukora. Noneho byabaye ngombwa no cyane ngiye cyane kubera nyine kino kibazo cy'uyu muhungu mu rugo ntabwo bamushaka. Noneho ngo kubera ko ari umuhungu nyine ukundanye na mukuru wanjye ntabwo bamushaka. Noneho ngewe bafata umwanzuro wo kumfungirana burundu. Ubu ngubu maze hafi amezi nasohoka. Amezi 4. Ntabwo ukiga noneho? Ntabwo wagiye ku ishuri? Yego, kandi abana amasomo abandi bana barayatangiye. Ariko ntabwo nkiga kubera ko nyine hagiyemo iki kibazo cy'uyu muhungu umenya nk'aho bahagaritse na minervari. Yego. Muri rusange uwo muhungu uramukunda wowe? Yego, ndamukunda cyane pe. Ndamukunda cyane kandi noneho n'ikindi ubwo byarakomeje. Umubyeyi wanjye nyine papa ajya kumurega muri RIB. Amushyiraho dosiye ya human trafficking ngo yaramuhoteye, ngo yaragiye kungurisha. Bamushyiraho n'indi dosiye y'uko ngo yateje akavuyo mu rugo, kandi kuva twakundana kubera ko mu rugo bari baramwanze baramuhamagaye bamuhereza, bamuha nyine kondisiyo ko atagomba kugera mu rugo. Kuva twakundana ntabwo yagera no mu rugo, ariko papa yagiye gutanga dosiye amubeshyira yuko
yageze mu rugo ngo ateje akavuyo none aho bigeze ubu ngubu byarangiye bamufunze ubu ngubu arafunzwe. none se we bagusaba iki bigenda biti nyuma yo kumufunga bakubwira ko bizagarukira hehe? bambwira yuko kugira ngo bazamufunguze ari uko ngo nanjye ubwanjye nsinye ko ntandukanye nawe. wasinya gutandukanya nawe? yego. kandi bumva bari barazize muri ribu kandi ribu ni mu bayobozi kandi abantu bakoresha inoza amategeko. ngewe umunyamategeko wo muri ribu ngewe yaranyibwiriye ngo birasaba yuko utandukanye kuko nibyo ababyeyi bashaka. urumva biri against law. yego. niyo mpamvu rero ubwo ngubwo nicyo kintu ubundi bashaka kiri beza kandi ngewe kuba mukunda ntabwo nafata umwanzuro wo kuba namureka ngo kubera ko ababyeyi cyangwa se hajyamo ikindi. yego. ubwo so ubona wenda kuba wagumya gukunda uwo mukobwa bitazaguteranya n'ababyeyi cyane? oya ntekereza yuko kubera ko ibintu byose twebwe twizera ko Imana ari ibigenga kandi ikazabigenza neza, numva yuko nta kibazo kizahaba nubwo twakomeza gukundana. wenda igihe cyazagera bakazabona yuko umuhungu yari seriye kuko n'ubundi ngo ngewe umuhungu dukundana ni umuntu uri seriye kandi ni umuntu wikorera, ni umuntu kandi ukunda akazi ke. ntabwo ari umuntu kuko ubu ngubu bari kumubeshyira kubera ko twebwe nyine mu rugo dusa nk'aho twifashije, bari kumubeshyira ngo yaje mu rugo gushakamo amafaranga nyine. rero kandi umuhungu yifashije nta kibazo afite cyo kuvuga ngo yaza akurikiye amafaranga. murakoze cyane nawe umugisha kuko urabona nk'ubu ngubu ko bamufunze ejo nibwo azajya mu rukiko nyine bazajya kumushinja n'ibiki kandi urumva kubera ko ari dosiye yahimbwe bitabaye wenda byihuta byagenda nabi nyine ugasanga baranamukatiye. sawa merci. murakoze cyane. nyuma yo kumva ubuhamya bw'uyu mukobwa ndetse na byinshi yagiye avuga ku rukundo rwabo, twagerageje kuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. umuvugizi w'uru rwego mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko ubuyobozi bwa RIB bugiye gukurikirana uko byagenze, basanga harabayemo amakosa y'umugenzacyaha akayahanirwa ndetse n'abarenganyijwe barenganurwe nk'uko we ubwe yabyitangarije abinyujije by'umwihariko ku rubuga rwe rwa Twitter. ngayo nguko ya byinshi by'urukundo rw'uyu mukobwa n'uyu musore wafunzwe ku itariki ya 7 nk'uko umwunganizi we mu mategeko Maître Evariste avuga ko uyu musore yafunzwe ku itariki ya 7 Ukuboza umwaka wa 2020. ngayo nguko ya byinshi kuri uru rukundo rw'aba bombi, by'umwihariko wagiye ubyumvira umukobwa yagiye abigarukaho anabivugaho birambuye. nakubwira ati nyuma yo kumva ibi byose waduha igitekerezo, waduha aho ngaho muri commentaire cyangwa se inyunganizi, ndetse by'umwihariko nawe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzagenda uwa mbere mu kumenya amakuru abagenda agezweho mu busesenguzi ndetse na byinshi bitandukanye tugeza kuri YouTube channel ya Bwiza TV, by'umwihariko byibanda cyane ku makuru abagenda avugwa mu busesenguzi ndetse na byinshi bitandukanye tugeza kuri YouTube channel ya Bwiza TV, by'umwihariko tukanayagusesengurira ukarushaho kubyumva no kubisobanukirwa. by'umwihariko twanya tunabana muragira uruhare mu bitekerezo cyangwa se inyunganizi muduha aho ngaho muri commentaire. reka nsoreza ngaha mushimira wowe wumvisha ibi byose kuva twarere kugeza ngiye gusoreza ngaha. ni iby'agaciro cyane kunya tubana nawe umunsi ku munsi. mukomeze mugubwe neza aho muri hose, muhahe muronke amahoro y'Imana abane namwe.